JNTV show. Gira amahoro y'Imana we dukomeje kubana kuri GNTV show. Tugushimire kuba wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Kuri ya gahunda yo gusobanura amazina tugize ku izina Christine. Christine ni izina rihabwa abana b'abakobwa rikaba risobanura umuntu wahisemo gukurikira Yesu cyangwa se Yezu. Christine ni izina rifite inkomoko mu Kigereki ku ijambo Mesiya. Bimwe mu biranga ba Christine rero, Christine gakunda guhora yarimbye ndetse garakundwa na cyane. Asa n'umuntu utuje inyuma ariko ku buryo abahungu badakunda kuvuga bamukunda kuko abashotora akabaganiriza. Christine akunda gukora imirimo irimo ubutabera, itangazamakuru, kumurika imideri, ubuganga n'ibindi bitewe n'uko yishimira guhura n'abantu benshi. Christine iyo hatagize ikigenda wenda nko mu muryango hakabura umutekano cyangwa akumva adakunzwe, Christine ahita yigendera. Christine akazi kose akoze agakora neza. Ni umuntu ukunda gukora utajya wicara hasi kandi wibanda ku mirimo y'amaboko. Christine ni umuntu ucika intege vuba kandi utihangana mu bibazo. Ku bijyanye no guhitamo umukunzi, Christine ngo bimubere ihurizo rikomeye. Amara igihe abyibaza ntajya yifuza umuntu uzamubabaza. Christine arafuha mu rukundo kuko aba atifuza umuntu wamubuza amahoro. Ni umuntu udahisha amarangamutima ye ariko wicisha bugufi. Reka dushimire rero umukunzi watubaje ubusobanuro bw'izina. Nawe niba hari undi uzi witwa ko wahera kumusangiza iyi nkuru maze nawe akimenya kurushaho. Nawe niba hari izina yifuza ko twazagusobanurira wabyandika hasi ahagenewe kwandika ibitekerezo tukazagusubiza twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Niba utarakora subscribe ukande ku kimenyetso cy'umutuku byanditseho ukurikizaho akamenyetso kameze nk'inzogera, izindi nkuru zose tuzajya dukora zizajya zikugeraho ku gihe. Iyi ni GNTV show naho njye ndi Jean Paul. Turabashimiye.